Haleluya! Kristo Yesu nashimwe. Ndashimana, nitwa Didier Kubatanzi. Nduvuga butumwa bwiza. Iki ni Imana yashimye kumpeza office yo kumuhanuza. Amina. Ukuba umuhanuzi ari kumuhanuzi w'impano. Usa no kuba n'umuhanuzi w'umuhamagaro. Hakaba no kumuhanuzi wa office. Umuhanuzi wa office ari igihe ahabwa amakuru abahanuzi b'abanyempano badafite, kuko ku muhanuzi wa office biterwa na promotion cyangwa n'indi ntambwe uhawe kuko abaye umwizerwa wabanje gushirwa ku munza no kugeragezwa. Umaze kuba ushirwa ku munza no kugeragezwa, Imana ibona yuko ukwiye guhabwa official anointing in that gift you were given, guhabwa amavuta ya office mu mpano wahawe. Kristo Yesu nashimwe. Nabaho urugero, agent wa MTN abataremerwa kwicara muri office, ariko abaza amakuru ya office yo bamuhaye. Noneho iyo amwe ngo dushaka company yacu ishaka aba customer, ashaka kutaba umwizerwa kesoroka abantu ngo simukadi turayigurisha nganda ndagureza kuri make cyatubikane, kandi bavuze ngo muzitangira ubuntu. We ntabo mwiza kuko atari muri office, akabaza amakuru office ariko wakirwa no kuko atari muri office. Noneho iyo umuntu atari muri office ashobora kurwanira icyubahiro cye mu muhamagaro yahawe, mu kimo cyo gushakira icyubahiro company, ahubwo akayimwaza akayicira isoko atabizi kuko ari gushaka isoko rye nkawe. Rero unguye batarahabwa office, uhabwa office nugira ubuzima bw'iyo company akorera, akabona yuko guhomba kwa company ari uguhomba nawe. Ariko mu gihe ukorera company ukavuga ngo iyi company ya MTN ntago nitaye ku bya office, nubwo batubwiye bino nje ndirwa nongira akantu ndonka, ntago nabakorera isoko, ntazi uko bari bumpemba, mbese meze nk'aba broker, mbese ntaguzi biravamo. Rero hari abahanuzi Imana hayi imihamagaro ibahereza gukora nk'aba agent, ikabatuma mu mihamagaro itandukanye bakabwiriza ubutumwa, ariko bakavuga ngo nibatagira akantu bama ntago nzongera kubwiriza. Nko kuvuga ngo uyu muntu ntago yahabwa office kuko ntago ari umwizerwa. Ariko kugira ngo uhabwe office nuko ubanza kumwizera ugashakira icyubahiro company ukorera, bakavuga uyu mu agent ajya tuzanira aba customer, kandi tubona aba customer batubwiye yuko service atanga aha agaciro company yacu. Uyu muntu wese agaciro company yacu n'ukwiye guhabwa office kuko afite ubuzima bwa company, akwiye kugabura ku cyoro cya company kuko arayubahisha. No haza byaje ngo yubahe nayo izakubahisha, yikorere nayo izaguhemba. Hari abandi bari kuri allowance atarahabwa umushahara, bari kuri contract, barinze ngo bari nk'aba volontaire. Abo ngabo Imana yemera yuko nabo bakora. Hari igihe nigeze nkora umurimo w'Imana bigoye, ariko ubu ngubu kuva 2021 umwaka uri gutangira, Imana irambwira ngo nguhamagaye nka Paul zajya gutuma ahantu hose nshaka inyungu kuko urimo igishoro cyanjye, nshora ahantu hose nshaka inyungu. Maze kumenya ko ndi igishoro cy'Imana nshora ahantu hose nshaka inyungu, nge ntago nkora umurimo w'ivuga butumwa nshaka inyungu zanjye, mba nshaka inyungu ziyambwiye ngo yanshizemo igishoro yo ibishaka inyungu. Nge namenye ko office y'ijuru, haleluya, nkwiye gukora uvuga butumwa nshakira Imana icyubahiro n'inyungu zayo. Nkwiye kwirinda kubwiriza ibyanjye, nkwiye kubwiriza ibyo mpawe na office nkorera. Niba ndi nkora government y'ijuru, nkwiye kumenya amakuru y'ijuru, n'ibyo ishaka n'ibyo idashaka, n'ibyo bikwiye ngo dore aba agent kudukoza isoni, babwira yuko bareka gudutukisha company yacu. Ubwo Kristo Yesu ari gihe itanyoherezamo ifuhe rye n'agahinda kakahita kanyambika, kugira ngo numve ububabare office ifite cyangwa government y'ijuru ifite, kandi ugendo bambwira ibi. Mani magambo nuko umaze guhabwa official anointing. Hano rero ijuru yaguhemba, nta muntu kwiye gusaba, nta n'umuntu kwiye kugenda ngo uremerere, ubu kwiye guhangayo yaguhaye akazi. Haleluya. Rero ambwira ngo nguhaye kuzahanurira amahanga. Umubyeyi yigeze abihanura turi Kawempe mu ijoro rimwe, ntabwo arazi yuko ndi kuri social media, nari maze igihe gito. Uwo mubyeyi Muamini ni umubyeyi, ntabwo ari umubyeyi gusa, Imana irambwiye ngo ni muheshimiwe.
hari icyubahiro Imana yamuhaye nawe ntabwo upfa guhabwa icyubahiro uri agent ugihabwa ari uko ufite office. Iyo iguhaye official grace ikwambika icyubahiro cyayo kuko ubizi yuko ubasha kuyubahisha. Haleluya. Igihe kimwe iramubwira ngo Didier ivuga ubutumwa ryawe ntabwo hirya hano gusa, ubutumwa bwawe ukwiye kurenga hano ukajya ubutwa no kuri social media kugira ngo abantu babwumve, ntabwo ari ubwa hano gusa. Akibimbwira narimo nibutswa official anointing nahawe, yarimo ahanura ibintu atazi yuko natangiye social media ngo ibyo uvuze ni ukuri, narambye ngo genda urangurure. Hari imbwira ibintu bamwe bakabase ko ari kurikora no kugira ngo yemere, ntibabimenyewe ntago we byamusitaza byamunyuzemo abiye ngo mbitambutse. Rero nicaye hano mpawe amakuru nshatse guhanura nk'uko Imana ibinyeretse. Icyambere amakuru Imana imbwiye mbere ko dusoma ijambo ry'Imana, inyeretse mbona abana benshi babatora ku ma street, abana b'imyaka mitoya. Mbona habayeho icyitwa abakire bamwe bashaka ubutunzi, bashaka kubaka inyubako z'imitamenwa, ndetse si muri iki gihugu gusa cya Uganda, mbonye mu bihugu bitandukanye na cyane bya Afurika. Mbona habaye icyitwa strike no kubura kw'abana. Ibi ngibi byitwa kano kanya mbona bari kubura abana ngo abana umwana wacu yavuze kumbe ari umugambi Satani afite wo gushaka ibitambo mu bana batoya. Nuko numviye rero mwijirambye ngo ndangurura ijwi birenza aha ngaha bijya no kuri social media ko ababyeyi mushiraho umweto wo kwita ku bana bayo, no mu gihe bari gukina n'abandi bana mubashireho ijisho ntimukemere ko bajya gukina uko bashaka abana, kuko Satani afite umugambi. Uhereye ubu iri ni itangazo rivuye mu ijuru, ntago digenda byanza cyari umusore, ariko mpa amakuru y'abubatse y'abafite abana. Ibyo nibiga ngo rero iyo ufite ubufitiwe icyizere uhabwa amakuru n'ibitakureba ari igihe ubihabwa kubireba. Siko bimeze se? Kristo Yesu nashinze abwira ngo abana babyeyi murinde abana banyu kuva itariki ya none, murinde abana banyu kuko Satani ari gushaka ibitambo mu bana batoya kugira ngo bakomeze kampani ye na systeme yiye ya gishitani. Ashaka amaraso mato y'abana bato. Mbonye bibwa abana ku maswite bakibwa abantu hatangira kuza imiborogo ngo umwana wanjye yabuze, undi mwana wanjye byagenze bite. Abantu basigaye byose umwana ko polisi wajya gushaka ntabo, polisi rero ikabura ahantu yaburiye. Nubwo baba banamufashe wamwibye bakaba polisi ntacyo bavuga ko bazaba bafite amaboko, kuko mbonye bibwa n'abafite ukuboko. Bivuga ngo rero byigeze ko muri Tanzania bashaka abanyamweru ngo bafite umuti abapfumu abanyamweru ba albino banamaguye basigara babashaka cyane babahiga. Byigeze kumva batanga yigeze yabaho. Ni muri ubwo buryo mbonye abana bato batiyangiye gushaka gusagurirwa na Satani nawe nuko agiye gushakora abana batoya. Rero ababyeyi nkabwira ngo mbabwire ngo murinde abana banyu. Zaburi 127 umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Salomo niyo zaburi yanditse, nasomye nta yindi zaburi ya Salomo ndasoma uretse indirimbo ze zindi. 77 Zaburi 127 umurongo wa mbere n'uwa kabiri hari amagambo y'ihumure. Si ubu hari uziragomanutse kugira ngo buhungabanya ababyeyi bari hano mu byumve kabiri mwumve Imana ivugana namwe. Iyi zaburi ya Salomo iravuga ngo Uwiteka atari urinze umudugudu, abarinzi babarindira ubusa. Uwiteka atari we wubatse, yaba urusengero wubatse umurimo, abubatse amazu baba bubakira ubusa. Bishatse kuvuga ngo iyo uri kubaka wubaka ibyo ushoboye, ibyo udashoboye ni ibyubaka. Iyi kubwiye ngo mwite ku bana banyu mubarinde kuko Satani afite umugambi mwiza, ashaka ibitambo kandi azakoresha aba agent basangwa kwa nabo ngo turashaka ibitambo by'abana batoya, abaribo bose ubwo baba batari umuryango wawe. Akango akariko kupfa kuba ari igitambo cyakara gato nabaca gutanga igitambo, kampani yanjye gakomeza, systeme yanjye gakomeza. Kumbe Satani ari gushaka gukomeza ubwami bwe, ariko na Kristo arashaka gukomeza ubwe. Niyo mpamvu abakuramo inda bagakora ibintu bya family planning nabyo narimo mbibwirwa, nabyo bari gushikira umugambi wa Satani bari guteza imbere. Abantu bakuramo amadakajya muri bya family planning ni Satani uri kunguka, ntago ari Imana. Ikambira ngo mbabwire ngo abajya muri za onapo family planning murekera guteza Satani imbere, mureke Imana itera imbere. Izi mbyaro munaniza kuvuka, Imana ishaka baba agent abakozi
izakoresha. Rero ibi ngibi kuko ari igena urubyaro ikavugana n'abateranye ndetse n'abazuva buno buto kuri social media, mwihane kwica abana no gutanga ibitambo mudafitemo inyungu ariko Satani zifitemo inyungu. Satani ashaka gukomeza ubwami bwe. Nanjye ntumwe nanjye gukomeza ubwami nahamagariwe mu bwa Kristo. Haleluya. Imana yambwiye ngo nzubaka ubwami bwayo mu mitima y'abantu. Ntabwo nari nzi yuko mu bwami bw'Imana yuko nzatumwa no mu bubatsi ngo mbere yuko mba umugabo ufite urugo. Ariko Imana yashinye yuko biba bityo. Mu gihe mpamagaye nka Paulo nkwiye gukora nka Paulo, kuko Paulo ntabwo yigeze agira urugo biri turareka yuko ari umusore. Yaravuga ngo icya yaba cyiza ariko bose bamera nkanjye. Ariko ngiye ko naraho muhamagaye nvuge ko nje ntazubaka nge zubaka. Haleluya. Hanyuma nkakomeza nkabwira ngo rero ubwo Satani afite inyungu mu rubyaro ndetse no mu nda zivamo na za family planning ibira byose bya Onapo, Satani afitemo inyungu ndetse hanyuzamo ibitambo byinshi by'amaraso y'abaziranenge. Uwiteka akavugana n'abari hano ndetse n'abazumva buno butumwa buri kuri social media, mwihane abaje muri za Onapo muhitemo guhombya, kuko yigeze imbwa n'ubushize irambira ngo ugiye kugabanya iminsi yo kubaho kubitwa ko bashyigikiye biro bya family bitwara abakozi b'Imana. Baye ngo ni .com ngo ni iterambere ngo ni science. Ibyo ngibyo ntabwo ari science. Byaruta Imana ikagufungira inda kuruta uko wajya woho gufunga inda kandi yafunguye kugira ngo inyure mu rubyaro rw'umugisha. Imana niyo igena urubyaro, yitwa ngo niyigena. Rero abagiye bashaka ngo ukuboneza urubyaro bagashaka kurereza urubyaro kandi Imana ishaka kugira ngo urubyaro rubeho, irambwiye ngo mbabwire ngo mwihane ikimurekira guteza Satani imbere. Niyo mugwe ko mukorera Imana mureke gukorana na Satani. Ntago wakweza abami babiri, wakwanga umwe ukumvira undi. Haleluya. Ndi guhanura nkuko nabihawe. Kristo Yesu nashimye. Icyo ngicyo kinyuzeho, ariko mwumvishe yuko Uwiteka gusaba kurinda aho ushoboye. Aho udashoboye hari murekire, arahashoboye. Umurindi yararenge ngo sina uwezo mimi peke Baba unilinde, ngo nta bushobozi ngiye mfite ubwanjye, mwami undinde. Uwiteka kurinda aho udashoboye, aho ushoboye urahasabwa. Kristo Yesu nashimye. Imana iturinda amanywa nijoro. Umurindi yararenge ngo Imana irinda Abisiraheli, iho riri maso ntisinzira, ikurinda mu gihe wasinzi utabasha kwirinda, ariko mu gihe uri maso ntuzajye mu byondo uvuge ngo ntiyakurinze. Siko bimeze se? Ntabwo uzatwara mu muriro ngo ugende ukore mu muriro ngo ikurinde gusa kandi uri kwiroha mu muriro. Ikurinda aho udafite ubwenge, aho utagize icyo wimariye, aho niho ikora. Niyo mpamvu Imana irinda abana bato. Ibashaka kurya umwanda uhagije agatinda kurwara infection no mu nda n'utumikorobe, tugatinda kumufatuye kandi si uko afite immune system ikomeye kuruta iyawe. Size kakaniba mukumvisha umwana mutoya nk'uyu, uyu mukobwa ngo ni Queen, ashobora kuba arya utumikorobe. Umuntu ashobora kuba kuri toilette akatafata urukweta akatarushira mu kanwa, wowe rishinoti zidakarabye gusa urebe niba ejo utarabyuka ufite diare. Uyu we kwe ngo diare izamufate bizafate ko microbe bwiyongera, so ko afite immune system ikomeye. Oya, ahubwo Imana imurinda hadashoboye kuko nta bwenge bwo kwirinda afite, imurinda hadashoboye. Iyo yemeye yuko arwara ibikwibutsa ngo koraho umurimo wawe ibajye. Niyo mpamvu yemere ko uburwayi buhanyura ikwibutsa ngo mukorere isuku, mwiteho umurinde. Imana imurinda aho udashoboye. Niyo mpamvu arya umwana kuko ko ntago uzabubera amaso ngo n'urukweto ushobora kuva muri toilette urwakata ruyora. Imana iravuga sisi yakurenganya kuko ntiwari uzi yuko ari wita ruyora, ariko aho ngaho nubwo ari uwo mwanda ndamurinda ntacyo ari bubi. Noneho weho mu gihe umubona yuko ari kurya iryo taka, imurago ari kurya itaka ubireba ntacyo bikubwiye, reka nemere ko arwara. Niyo mpamvu usanga rimwe na rimwe umubyeyi akwiye kunyuzaho umwana akanyafu. Kristo Yesu nashimwe. Ukamucyaha ibyo ni byiza, irashaka yuko icyo gitsure cy'umubyeyi kigaragara. Naho ngaho kuvuga ngo rinda aho ushoboye, ibisigo birekere. Niyo mpamvu Imana ivuga ngo murinde abana banyu kuko Satani ashaka ibitambo, munanize system. Icya kabiri mwongereho gusenga, mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu moshi. Niko Matuma 26
Matayo 6:41 mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu moshya mutajya mu moshya umutima urakunze ariko bufite intege nke rero muri za ntege nkeya aho udashoboye niho Uwiteka akora ariko aho ushobora gusa ngo ba maso Imana ntiyakubwira ngo kuba maso igusaba ibyo ushoboye ngo kandi usenge nuko yikwita kwe kugusenga niho ukwiye gusenga none yigusanga ngo senga bino mbikureho nudasenga iremera yuko bibaho so kwitana niyo kubikuraho udasenze hani igikuvuga ngo bino mbikuyeho kuko wabonetse gusa utanasenze biri kukwereka ngo nabonye yuko ntago byasabaga amasesho nabonye ko ari gukora kwanjye hari iby'Imana ibona yuko bitureba hari n'ibyo ibona yuko biyireba rero ibyo ibiyireba nibyo imbwiye kubabwira ngo iturinda aho tutabasha kwirinda atari urinze umudugudu abarinzi babarindira ubusa atari Uwiteka wubatse ahubatse bakora iki bubakira ubusa rero iyo Imana ikubwira ngo toza umwana wawe inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo ibyo ntuzarinde Imana ko ari ibigukorera nijya kumutoza izakoresha isi abanza kubabaza kuko wajya umuberera abajeyi wamutwaye nk'igi kandi ubona yuko ari gukora amakosa ntiwagira icyo umubwira ibi bintu mu byumva ababyeyi cyane Imigani 22:6 menyereza umwana inzira akwiriye kunyuramo azarinda asaza atarayivamo imigani mezari 22:6 Imigani 22:6 ngo menyereza umwana inzira ijambo kumenyereza no gutoza inzira akwiriye kunyuramo mutoze kuvuga ukuri kuruta kumutoza gutukana kuko numumenyera ngo wakigoryi wakoza gakoso wakigoryi azanga ngo kuba ikigoryi ni umubyeyi niko ababyeyi bavuga azahita yakira umwuka w'ubugoryi nusanga no muri class abaye ikigoryi uvuge ngo si umwana ubugoryi abukuye n'ubwo muri famille ko budahari kumbe ni wamubatije dayimoni w'ubugoryi kubera iki uwamumenyereje gutukana numumenyereza kubeshya najya kubeshya azakubeshya wicuze cyatumye bose ukubeshya bikuye niwe wabitoje abazungu batoza abana babo kuvuga ukuri no mu gihe akoze ikosa ubwo ahita yirega papa igikombe nakimennye rwose umbabarire kuko azi yuko atarahita bamukubita kiboko atanga ubutaha ntuzongere kumena ibikombe urabona ko wahaboneye ikosa y'ibyo wakoze ibirahuri amafaranga ava kure nkananye ubutaha igikombe nikimeneka ujye tugihanagura kuri iki umwana kuko azi yuko namena ibikombe mu buryo bw'impanuka batari mukubite kiboko bituma ashaka yuko igikombe bagisimbuza ikindi ntabwo abihisha ariko umwirabura kuko bamenyereye ko ikosa ahita kubita ntunamweretse ikosa isumukubita ashaka kuba yakimenye bw'impanuka noneho we ntubanshije no kureba n'impamvu uhita ukubita umwana uzaba umutoje kukubeshya kuko ari gutinya inkoni uzamutoza kubeshya nujya kuba ngo ninde wakoze ikosa ahita ngo ni runaka atangira kwidefanda mu gushinja mugenzi we ibyo ngibyo ugasanga ubimutoreje mu kumukubita no kubamu bashizemo turoma yo gutuma baba mu mwuka w'ubwo butuma abantu babeshya bakora n'ibidakwiriye yes cyane none kura ko mutoje bizatuma nakura azakura gutinya atinya abantu none najya no kuvuga n'umuntu wagashatse kumufasha azase ngo waba ufite ikibazo runaka ngo ufashe uwo yameze neza kandi umwana akeneye ubufasha ibi byabitoje abanyarwanda kubeshya yuko ameze neza no mu gihe atameze neza akabose muri aho ngo rwose turashima Imana nta kibazo dufite kandi baraye inzara bavuze yuko turaho turashima Imana nubwo twaraye inzara ako karuka kubitemo nubwo twaraye inzara Imana ikwiye gushimwa mu bibaho byose none wa muntu ufite umutima ko wagira icyo akumarira hari Imana ihita imukoresha ngo nubwo yaraye inzara ari gushima Imana uyu muntu niba hari icyo mfite mu rushire kagira icyo mumarira ariko nujya kuvuga indyarya ngo rwose tumeze neza ariko no mu gihe umeze neza turashima Imana yuko twabonye turamuka yatugaburiye ntabwo twaherukaga kubura ibyo kurya mufashe ishima Imana mu gihe byabonetse ariko ko dushaka kuvuga yuko bitabonetse ubone gushima Imana mu buryo bw'uburyarya shima Imana mu gihe byabonetse haleluya aho ngaho nutivuga ngo Mana mbabarira ntago namenyereje burya imbuto twerera abantu nizo batwigiraho urumva ko mu banyarwanda ushobora kumubwira ngo muraho mwiriwe mute kuko byamenyerewe yuko mwiriwe mute mwiriwe neza umuganda yiriwe nabi uko se wasibye utaganta wayi sibade Burundi nasibye bubi icyo jambo ndarimenyere mu bagana ko wiriwe nabi ashaka kubikubwira ariko mu Nyarwanda ashaka ngo wiriwe ute akaba ko yiriwe neza kandi bari kumuteza cyane aribye ngo sije ko abantu bamenye ibibazo byawe yego ntushaka yuko babimenye none se ko nubwo utanabishaka bazabimenya tu ahubwo nubwo dutakwiye kuganyira abantu ariko umuntu ntukamubeshye nago
kubeshya ari envelope yo kugira ngo ibintu bitamenyekana. Ushobora kuba niyirije ntashaka yuko ubimenya. Ndabahereza urugero. Iri joro ryakeye mama wanjye ntakunda kumbaza, yantunguye mu ijoro ngo umuhungu wanjye nari ngukumbuye kuri telefone turi kuvugana, wariye iki muri umugoroba, wariye iki? Numva binteye isoni ngiye kubivuga, ntabwo maze kurya igikomando. Ngwe igikomando ntabwo kwa kuri igikomando ngo mama rero ntabwo nari ngiheruka, ntabwo nari ngiheruka kuba nakiriye, byari ngombwa mweko byari ngombwa, ariko ahita yumva gahunda uko zimeze. Nahimubwiye ko nari igikomando kandi nayo niyirije. Ndashaka kubyumva gikose capati n'ibishyimbo ko ibyo ngibyo nabiriye mu by'ukuri, suko ntari ifite uburyo bwo kuba nabirya inyama, ahubwo nara nkavuga yanganya ryejo ndi gupanga kuza mu bivuga butumwe hano yanga nago nyuma gutegura itike mu biro ntashaka gukora ikosa, ntegura itike y'amagenda n'amazi, mfite itike iri mu nsubizeyo. Haleluya, kwa ngo ntagira ndemerera Yesu nashimye. Nuko bimeze. Ariko ntago wamenya ngo didiye ngo warariye iki, ngo ngubwire ngo nariye umuceri n'inyama kandi narariye igikomando. None nibaje uburyo mama wanjye bimbajije kandi ntamenyereye kubimbaza. Urakuntu cyari ikigeragezo umuntu kukubaza ikiratamenyereye kukubaza, uyu muntu kukubaza ikiratamenyereye kukubaza, noneho akakubaza mu gihe wari ibyo udashaka nawe kurya, kuko ntago nabiriye mbishaka byari none nareba nsanga hari abo mperutse kugaburira muri iyo minsi tu, ejo umuntu abaranyeskorotse ankuramo umutwaro utari muri gahunda. Noneho nyibaza ndi mu bihe byiza uzi kukweskoroka umuntu akakuramo amafaranga uri kugira ngo umufashe kubw'imbabazi, kumba ari kukubeshya agaheruka agasanga ntugasanga nta kuri ubigeze uko kumwerera imbuto, noneho agatuma urya igikomano kandi utarya wapanze, ariko ngo nubwo ni masengesho we kumwerera imbuto tu. Icyo cyo bita urugamba rwo gukiranuka, ngo hahirwa uwihanganira umugerageza kugeza igihe cyo kwemerwa, ngo nibwo tuzambara ikamba ry'ubugingo ry'Imana asezeje abakora iki, abayikunda. Niba ukunda Imana uzihangana ukugerageza, aho njya gutukisha Imana reka yubahwe. Uragira ngo buriya uwanyambuye amafaranga ashaka kugira ngo didibura ngo afite menshi ubu ngubu ntazi uko ari igikoma, wasanga yariye n'inyama n'inkoko imereye neza. Mu by'ukuri ndi umuntu woroshe kuba wanyaga, untakiye ngo urashonje aho ngaho, nubwo naba ntataze turo itike nabagiguha nayicamo kabiri sire yuko uburara. Icyo kintu kirambabaza, mitarisha mu mwanya wawe. Si uko nashonje cyane, ntago navuga ngo ndi mu bantu bashonje cyane, nakuze mama wanjye afite uburyo. Njye ari inoti za mama mu buto bwanjye, mama wanjye ari umuganga mu bitaro bya Gisenyi, ahembwa neza, akoze ku bitaro by'iko. Twagiye kuza Uganda, mama wanjye ahembwa amadolari adahembwa amanyarwanda, akora ku mpaka wa Kongo n'u Rwanda kuri Grand Barriere hariya muri Gisenyi, by'amadolari ari nka zakayo, arya ku misoro arya amadolari, nabona ngiyeho amadolari y'atana. Noneho ibyo ngibyo ariko Imana yaje gushaka ko Uganda biza imuhindura umutembeyi, imwereka yuko amadolari harahagarukira, Imana igihindura ibihe imucisha bugufi. Ariko nubwo amucisha bugufi, Imana njye yashize quelque part muca bugufi ku giti cye, njye ndi kwigira amasaka nta kibazo ntabwo, ariko nanjye ndi kugira mu ikosi ryanjye ndi kwiga. Ndashima ariko rero buri wese mutoza ku giti cye. Njye ntago navuga ngo nabaye mu butayu bwo kubura ibyo kurya ngo nabuzi, njyewe nakwanga kurya kuko ntabishatse, kuko ngubu nta byo kurya navuga ngo nabuzi, ntago nabibura kandi mfite abantu. Naza naha ngaha uyakangaburira, ntago nabanye n'abantu nabi, siko bimeze se. Kristo Yesu nashimye. Rero ntabwo ikibazo kijye kurengera didenge ifite, ahubwo nyijoro byancanze kuri igikomando ntabishaka, nabuze uko ngira. Haleluya. Noneho mama wanjye nkura muri umwe ambaza ngo wariye iki, kandi ntago amenyere kuimba, ntabwo ajya zimbaza ngo wariye iki. Niba je byose ntago ndi umubeki nkwe kugira ukuri. Haleluya. Ndashima Imana yuko igimenya
kuko Imana yarambwiye ngo ntuzigere uhanga amaso nyoko. Mama wanjye ari muri Amerika, yarambwiye ngo ntuzigere uhanga amaso nde nyahange njye. Nibwo yambwiye ngo ibyo batondera umurongo zajya mbiguha utabitondera. Niyo mpamvu ibyo kurya kunywa no kwambara ibi ntabwo biri mu byifuzo byanjye nsengera. Saba Imana ngo mpereza kuba mu buzima butuma nsigara nkubahisha hondi. Nubwo bimeze bityo, harakarinduka ngo nubwo bimeze bityo nzi neza ikimana yamvuzeho ngiha agaciro, kuko ari nta jambo Imana ivuga maze ngo rihere. Nari ngiri guhanura ariko nanakomeza n'abandi. Niba nshaka kugira ngo ukomeze abandi kunyuza ahakomeye, ukabanza ugakomereka ikagweza antibiotique yo kuvura abakomeretse mu izina ryande, iguhereza antibiotics zo kuvura ibikomere by'abandi. Niyo mpamvu rero itemera yuko nishima igihe cyose ari ginyuzamo ka dodani. Haleluya. Ikahamvu kakwibutsa yuko hari abandi bababaye. Haleluya. Imigani 22:6 ngo menyereza umwari inzira akwiye kunyura maze arinda saza atarakora iki. Ubundi buhanuzi kuko ni gutanga message ko Imana yimpaye. Satani ashaka gusenya ingo ku bagore, ntabwo ari ukubishaka gusa, yarabishatse na n'umuntu ashaka kubikora no birenzeho. Ugusenya ingo uko bishaka, arashaka kugira ngo abagore bareke kugandukira abagabo babo abubatse, none bababone yuko mbese abagabo ntacyo bamaze, inote rezo zifite agaciro kuruta umugabo wubatse ko ari umwe nawe. Hanyuma Imana ikambira ngo mbabwire abubatse ingo n'abazumva buno butumwa kuri social media, kuganduka bizatuma Imana igushyigikira no mu gihe umugabo yabaye ikigoryi nka Nabali, izaguhindura Abigayili n'ugandukira Imana n'umugabo wawe. Kristo Yesu nashimwe. Wirengagiza urenza amaso ku mugabo akubereye Nabali. Ntumukora kumbereye Nabali, reka nanjye nkubere undi muntu. Abigayili yihanganiye kubonana na Nabali kugeza igihe yapfakaye. Imana imushumbusha Dawidi. Amurambagiza n'umupfakazi areka abakobwa b'amasugi muri Isiraheli bari bahari. Amasugi yo muri Isiraheli Dawidi ntiyayitayeho, arongora umupfakazi witwa Abigayili kubera ko amubonyemo umutima wo kuganduka n'ubwenge. Yihangana ubugoryi bw'umugabo we. Icyo bita kuganduka no kubaha Imana. Haleluya. Rero mwumve buno buhanuza bubatse ingo, abagore bafite ingo n'abagabo bafite ingo, cyane cyane abagore ko niko na umunzani unyuzwa mu bagore cyane, bakaba nyirabayaza bo gusenya ingo, bakavuga ariko ngo abagabo ko tubona nabo byarabashaka natwe twirwaneho. Umugore akababareka ngende muci inyuma mbona irasiyo, ndabona umugabo arane kuyitanga, ugahera kusenya urugo rwango kubera gushaka irasiyo ko kuvugana no kuba responsable. Irambye ngo mbabwire ngo mwihangane muri Satani umwanya, kuko Satani ashaka gusenya ingo. Abubatse ingo mwabagore mwe mwumve, niko Didier natumwe, ni nako ndi kubwirwa. Ntago ntinya kuvuga ukuri nkuko nahawe, nditari kuzira ukuri nazize. Haleluya. Yes. Icya kabiri mwumvishe password ni ukuganduka. Icyo ni password ku bagore kugira ngo ingo zidasenyuka. Uwiteka guta arababwiye ibyo Satani ashaka, na makuru ya office y'ijuru. Satani ashaka ibi, none rero Imana yo ishaka ibi kugira ngo Satani imirimo ye isenywe mu izina ryande rya Yesu. Kugira ngo imirimo yisenywe ingo zidasenyuka, kuko ni projet y'Imana, project y'Imana. Abagore mwitoze kugandukira abagabo banyu, n'abagabo nabo bitoze gukunda abagore babo kuko ni imbavu zabo. Abubaha Imana mu izina rya Yesu Kristo. Noneho kugira ngo urwanye Satani umushobori, ntabwo ari ukwirwanira, ntabwo ari ukuganya, ntabwo ari ugukora ikindi, ni ukugandukira Imana, guti Mungu. Yes, Yakobo 4:7 haravuga ngo mugandukire Imana. Nimumara kugandukira Imana, mubone kurwanya Satani, nawe azakora iki? Azabahunga. Satani umwe mu gihe yagusuye mu rugo rwawe, arashaka yuko utanuka n'umugabo wawe kwineza cyangwa ko. Yakobo 4:7 Mswahili pale. Amina. Umurongo wa 7. Tusome mu jina la Yesu Kristo. Yego. Neno la Mungu linasema basi mtiini Mungu, mpingeni shetani naye atawakimbia. Maana bila kutii Mungu usipigane na shetani hata kukimbia. Nutagandukira Imana wirwanya Satani nta azahunga kubera ko wagandukiye iki. Ikindi kugandukira Imana bizagwesha kugandukira n'umugabo wawe, nubwo yaba yitwaye nka Nabali, niko Uwiteka avugana namwe.
ndi gutanga amakuru nka ofisa avuye mu ijuru, ibyo kubabwira ibyo Satani apanga nkababwira n'ibyo Imana ipanga. Kuko abahanuzi bamwe ashobora kukubwira ibintu akavuga ngo banzu yazane kugira ngo bitungane, irambwiye ngo mbabwire muganduke kugira ngo Satani atabona ahantu anyura asenya fondasiyo y'urugo. Umugore wubaka urugo akagira ubwenge n'ugandukira n'umutware we nubwo yaba atakijijwe. Kristo Yesu nashimwe. Divorce urumva ko Imana itazishigikiye ariko Satani arajishigikiye, zishakamo inyungu. Mu gusenya ingo kw'ingo nyinshi azahuza abantu bafite ibikomere bagenda bakomeretsanye. Satani gushaka mu ngo ibi byitwa ingo, kubaka kw'ingo bitagaciro muri iyi generation no mu myaka iri imbere, ku buryo kubaka urugo kwishingira bizabyabaye bitagatifu. Nuko Satani abishaka ariko Imana ntibishaka gutyo. Kristo Yesu nashimwe. Niyo mpamvu Maraki 2:14, Maraki 2:14 kugeza kuri 16 haravuga ngo haleluya. Siwakupe maji ya kunywa papa kidogo. Yesu nashimwe. Uburyo wegamiyemo bakupa maji ya kunywa. Yesu nashimwe. Haleluya. Maraki 2:14 navuga ngo ntukariganye umukobwa mu busore bwawe kuko mwakoranye isezerano mbere yuko pastor abimenya, mbere yuko n'ababyeyi banyu babimenya, mwagiranye isezerano ryo kubana. Niyo mpamvu dige ntakora ikosa ryo kuramagiza umukobwa wo kubana nawe ntarabanje kubitegura yuko tuzabana, ntabwo byo gukira ku marangamutima. Ibyo turabibuzwa. Nta sezerano iriya rya pastor kubashingira ririya riza ku mwanya wa nyuma nk'uwa gatatu, kuko uwa mbere ni uwo ko mwumvikana kubana. Iyo mumaze gusaba ko mugiye kuzabana ababyeyi bakabishigikira n'itoreza risohoza umuhango ko turabashingiye ko Imana ifatanyije n'akajyo gitandukanye, ariko bakwiye kubanza ko babyuka Imana nabishi. No mpamvu n'inda nizumvikana batega bari gusohoza umuhango w'ibyo bemeranyije, ariko ibyo ngibyo Imana ibishigikiye gutyo. Maraki 2:14 havuze ngo ikirato kuri 16 Mswahili hakuna shida. Anasema Malaki 2:14 kwa jina la Yesu Kristo. Neno la Mungu linasema ndani ya kitabu cha Marashi 2:14, lakini nyinyi mwasema ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu Bwana amekuwa shahidi kati ya wewe na mke wa ujana wako uliyemtenda mambo ya hiana, ingawa yeye ni mwenzako na mke wa agano lako. 15 hakuna mtu mmoja aliyetenda hivi ambaye alikuwa na ufahamu kidogo. Au je, kuna mtu mmoja atafutaye mzao mwenye kumcha Mungu? Kwa hiyo jiazirini rohoni zenu. Mtu awaye yote asimtende mke wa ujana wake mambo ya hiana. 16 maana mimi nakuchukia kuachana, kwa maana mimi nachukia kuachana, asema Bwana Mungu wa Israeli, naye aliyefunukizaye nguo yake kwa uzalimu na mchukia, asema Bwana wa majeshi. Basi jiazirini rohoni zenu msije mkatenda kwa hiana. Amen. Amen. Imana ngo yari ibasha kurema Eva yari ibasha kumuremera Eva wa kabiri. Muri ku cyatumye mu mugore umwe n'iki ngo kugira ngo bazagire urubyaro rwubaha Imana. Sinzi iva Muswahili gisha ko nasema ngo Imana yari ibasha kuremera Adamu undi w'umugore wa kabiri, polygamy, akagira abagore aba, ariko barayikuru bavura umwe rwo rumukwiriye kugira ngo zabyara abana bazabasha gutoza kubaha Imana. Iyo bari mugabo kagira abagore barenga umwe, birashoboye ko ababyara abana batandukanye, abagore batandukanye, ariko iyo ufite abagore barenga umwe abana ntumenya kubakurikirana neza. Rero kuba abantu bitwa ngo Salomo arafite abagore 1000, Dawidi yari afite abagore n'ishoreke, ibyo byose Aburahamu byageze gutya, none ko kivuga ngo tugire umugore umwe, ndikubwira ntago ari kuwimbaza. Umva hanga ni uko Uwiteka ari kuvuga, ntago ari nje. Ni Imana iri kuvuga muri Maraki 2:14 ngo ntukariganye umukobwa mu busore bwawe, mu bukumi bwawe, ngo uwo mwasezeranye isezerano ngo Uwiteka niwe temwe mugabo wo guhamya ibyanyu. Urumva ko hano rwo bavuze ababyeyi, yarwo bavuze urusengero, abapasiteri, ni mwembi mwumvikana Uwiteka akaba umuhamya. None iyo mugiye mu rusengero mugiye gusohoza ndetse babishigikire nk'abahamya bari baba abandi bahamya, ariko umuhamya wa mbere w'ubukwe wo kubana k'umugore n'umugabo ni Uwiteka. Bikwerera kumurikwa no mu babyeyi yuko twumvikanye
yuko nzabana na runaka mudushikire nk'ababyeyi ntabwo bakwiye kwitabirwanya mu gihe hari abantu bumvikanye. Ubundi ababyeyi bamwe igihe bagora ibintu kuko ko atari uw'idini yacu, niba bumvikanye ku bana pfa kuba zaba bizerwa. Ariko biratubwira ngo nk'abakristo ntabwo umucyo n'umwijima bikwiye guhura. Ibyo yuko duhuza abantu tukajya kubana ariko duhuje n'imyizerere imwe. Kristo Yesu nashimwe. Abantu badahuje imyizerere ngayibaza uburyo kuba uyu nguyu ari ni divine na Eli kuba mwaje guterana hano mu rusengero rumwe. Nose urabona kuna ari byiza ngayibaza umwe bayagiye guterana mu musigiti unakaya guteranira hano. Ibyo bintu haba harimo imigongo bitume ko no mu rugo bitameze neza, ni ibicaniro bibiri bigiye guhangana. Umwaza bari kuvuga ngo kuri Allahu ahadu Allahu samadi walam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Imana ntiyabyawe uko ngo Yesu Kristo ni umwana w'Imana, Imana yarabyaye. Urumva ibyo ni ibicaniro bibiri. Umwe aravuga ngo ntiyabyaye nta nubwo yabyawe, uko ngo Yesu Kristo yabyawe n'Imana. Yohana 3:16 kuko Imana kuza bari mu isi cyajya twitanga umwana wayo w'ikinega ni umwana yabyaye. None wowe ngo hapana ibyo ko ibibire yanyifite ikibazo, undi Qur'an yanyifite ikibazo kuri Allahu ahad ntiyabyaye. Umva ibyo ni bicaniro bibiri. Niyo mpamvu ari byiza ko ushaka ko muhuze kwizera papa ni izina ryande. Umwaza bari mu bapfumu atarekera iwabo ahamagara abajyaje, nawe ugenda uvuga ngo nabonye umukobwa namubengutira twumvikanye ku bana. Mwumvikane no ku bana n'abo badayimoni mugiye ni byiza ko muhuze imyizerere. Niyo mpamvu Satani kugira ngo zose ndo azisenye azensara muri ubwo buryo. Ashaka ngo Didier ni umusore yaje kwirinda mu busore bwe, ni umukristo, reka mushakire Yezebeli amushakira uburyo amushigikira, amushakira nubwo abategeka ari jini. Satani akaba ari gushaka ngo asenye buno butumwa, asenye no kuba ndi icyombo cy'Imana ikoresha. Satani nuko ashaka. Niyo mpamvu nsabwa kuba maso kugira ngo ntahubuka no gukora analize, gusenga ukaba maso no gusenga. Haleluya. Ubwingibi ubwo umusore barabyumva mugenzi wanjye. Kristo Yesu nashimwe. Uyu mone narabyumva. Sister wanjye Yesu nashimwe. Haleluya. Abubatse ntimuzisenye niba utari inshoreke kama uko malaya. Yesu nashimwe. Niba uzi uko uri nomero ya 5 ukaburi inshoreke waba agiye kwa n'umugabo uzi ko aragukorera camp, akugura imodoka, akuguriye inzu ariko akuhinduye nomero ya 5, urwo rugo wemera kurusenya. Nago dideshigita gusenya n'Imana ntishigira gusenya, ariko yemera yuko indaya iva mu rugo rw'abandi. Yemera yuko Hagari asohoka kuva mu rugo rwa Aburahamu na Sara. Haleluya. Imana yemera yuko Hagari asohoka mu rugo rwande rwa Aburahamu na Sara. Iyo niyo divorce Imana yemera gusa, ni ya Hagari gusohoka mu rugo rwa Aburahamu, kuko Sara niwe wumvikaye kubana na Aburahamu. Kristo Yesu nashimwe. Bavi wabo Imana imuhamagara nkaho nonoro Hagari we yinje mu idosi ariko yarariganyijwe. Ni Sara biteye yarakwe no kubirangiza. Sara niwe washingiye Aburahamu amushingira Hagari. Aburahamu bimucaza amaze kubyara Ishumayeli. Imana arayigira ngo Mana ko mbona umugore ntimukuze na Ishumayeli twabye nkabona madamu wanjye atangiye gupaka rero wamunteje n'adushiki. None Mana hari ukuru wabicamura. Uwiteka abwira Aburahamu, Revera Pasteur wabashingiye n'ugomba kubitandukanya. Njye bityo nifatanyije na muntu gitandukanye. Ninjye waguhuje na Sara. Rero sishigikira ko Hagari abasenyera bya rotaka rusohokamo kuko Sara niwe bashingiye n'ukwiye kubikemura, niwe represent abahuje. Abari nawe batandukanye. Umvira rero madamu wawe niwe wagiye niwe wabahuje. Aburahamu se nubwo Sara yambesha buryo Imana aramushigikiye ko Sara arimo ashaka kurusenya kuko ro warugubatse. Rero niba Sara yarubatse urugo rw'ishoreke yemerewe kurusenya, mwihamagara Imana ngo ibyinje bo kandi utarayiyambaje ugiye kujya mu nshoreke. Kristo Yesu nashimwe. Abo bantu murumva hari abantu bashaka ubuno butumwa ndabizi Satani ashaka kuzamura intambara, ariko n'ubutumwa bugiye gusenyera Satani kuko inshoreke ikwiye kumenya ko ari inshoreke. Mu gitaramenye ko ari inshoreke izahanga n'umugore w'isezerano mu rugo. Yes. Reka inshoreke nubwo akubyarira imfura ariko ukabuzi kuri inshoreke ukaba warabyariye Aburahamu. Hari abagabo barebye yuko abagore babo batinze kubyara ahita abyara ku ruhande inshoreke imubyarira Ishumayeli. Isaka kuko atinze kuboneka nubwo wabyariye Aburahamu Ishumayeli imfura uracyari Hagari. Urwo rugo ntabwo Imana irubara, ikubara nk'inshoreke. Ihane kubindaya, ihane kumvira ijwi ry'inshoreke nubwo wariganyijwe.
hari abandi bagabo bagiye batingwa mu Rwanda aza Uganda, avuga yuko ari umusore yariganyijwe, kumbe niwe wariganyije, agashaka kuriganya agakobwa akabana mu rusengero akomotse niba uri umusore akabara nk'ukwezi ahantu akabanza akabakora neza akabagusha neza abashumba. Kandi hari umukobwa nabonye muradushiye gute ko mushika kandi muri ko n'umukozi w'Imana kandi maze iminsi natanga n'umusanzu wo mu rusengero, ndashaka ko munshinya n'umwe bakobwa banyabura mu rusengero muri ko rero nabonye abapatsa ngo dushinye kuri umuntu afite ubuhana bwiza muri ku kwezi amaze ntibazi yuko ataje urugo yaje avuga ko ari single. None mu gihe amaze gukora ibyo pasiteri mu buhumyi bwose kuko atabonye kugisha Imana, kuko ashaka indamu kuruta kubaha Imana. Agaheruka avuga ngo rero nge ndabashingira narabisigiwe, ikimwe yafatana agahiro giteranya, kumbe ntabwo ari Imana ahubwo ni pasiteri ubashingiye kuko bamuhaye indamu. Ibi nibyo Didier Nzira, ariko nanone ni nabyo Imana inyishimira. Ni iki kizatwa promotion nyihabwa muri office. Haleluya, yinejeje Imana nuko ikugenza. Haleluya. Pasiteri bamara gushingira, umugore wiriye ataye urugo basezeranye agatangira gutaka Sara agataka umugabo wanjye agiye Uganda yarongoye inshoreke, kandi inshoreke yo ni innocent irarengana, ntigeze iriganya umugabo ahubwo yo irariganyijwe. Shobora kuba inshoreke imaze kubyara nk'abana 5, umugore akabona kubimenya yuko umugabo yataye urugo akarakivuye gusubira n'umugabo we. Urugo rumeze gutya abapasiteri bakase turarusenya gute ko byaranye bataka ariko twamushingiye turabigenza gute? Aho rero kubikemura no gusubira ku isoko. Ubikora rero nuko kubitandukanye. Uwo pasiteri wabashingiye ubwo yabaye ubwo atari Sara washigikiye inshoreke, akaba ari pasiteri ashigikiye uwo pasiteri ntiyitwaze ngo ni Imana basezeranyije, avuga ngo Mana mbabara kuko nabaye ikigoryi mbana bari musezeranya badakwiye gusezeranywa, sezeranya inde nkora ikosa ryo Sara yakoreye Aburahamu. Nibyo ukwiye kwihana. Burya abantu kwihana biravuna, bigusa nko kwiyambura ubusa ukemera kwa mwara. Kwihana biravuna ariko nanone biravura. Iyo wemeye kwiyambuka ubusa ngo mumbabarire nakoze ishyano nk'iri, Imana niyo imbabarire. Ubukozi intambwe ikomeye yo kurokoka, ariko abandi bavuga yuko wakoze icyububwa. Kristo Yesu nashimye. Uragira ngo babonaga Hagari ari kumwe na Ishumayeli kandi Aburahamu ari mu rugo babanye neza, Sara atarabyara Isaka. Sibabonye yuko Aburahamu akoze icyubugoryi kwirukana inshoreke kandi abandi babanye nazo. Ko Imana ashimye ko Aburahamu atunga umugore umwe. Nibyo biri muri Maraki 2:14. Ngo icyatumye irema umwe ni iki? Ngo nukugira ngo babyara urubyaro rwubaha Imana, batoze kubaha Imana. Nyuma ababyeyi musa kutoza abana bangize yo kubaha Imana ngo bazagende basaza batayivuyemo, bazayiva ku giti cyabo, kuko Salomo yavuye ku giti cye. Imana yaramuhaye n'ubwenge ariko agwa ku giti cye. Reka umuntu agwa ku giti cye ariko wakoze umurimo wawe. Yesu nashimpa. Reka umuntu agwa ku giti cye ariko wakoze umushingano yawe. Imana izaguhembera akazi wakoze neza, bari bazahembwa ku giti cyabo, bahano ku giti cyabo ariko wakoze inshingano yawe. Ntagire ukubuza gukora umurimo w'Imana uko ariko uri kubona abandi bari gutera imbere kuko babashingiye inshoreke bari kubateza imbere. Abatinganya ba homosexual bagateza imbere kubaka insengero ngo mwemere uburenganzira bwo kuzajya mushingira n'abatinganya. Abakoze ibyo ugasanga pastor ateye imbere ngo Imana niyo yabikoze kandi ari Satani wabikoze, bagatwera amashinga y'Imana bakatwera Satani. Ibyo bintu Imana irayibabaza. Besa nko kuyituka ni blasphemy, ni ugutuka Imana. Urafata abatinganyi, urafanya abantu wamaze kuhabwa amakuru kumenya yuko ibingi bari uko bimeze, ariko kubw'indamu ukabona ntacyo bitwaye. Ndemera nkora ibi byose kuko gukunda impiya ni umuzi w'ibi byose. Impiya si umuzi ahubwo kuzikunda ni umuzi w'ibi byose. Ariko impiya ubwazo zigaragaza umuntu wari we. Niba ufite umutima wo kuba wagira umuntu ufasha umukunda, ubonye amafaranga usoza icyo washatse kumukorera. Rero amafaranga none niba ufite umugambi wo kuroga umuntu, ubonye amafaranga ugena ku mupfumu ukomeye utari bumurwazi ahubwo uri muhitane akorohereza agatuza. None magambo ifaranga rigaragaza uriwe. None niba ufite ubugoma ariko waravuze uburyo bushira mu bikorwa, iyo ubonye abatera nkunga byitwa ifaranga, hanyuma umuzi byose abawuvomereye. Bako kunzi ifaranga ariko urikundiye guhotora so gukiza. Urumva ko amafaranga ubwayo si mabi, ariko ashigikira mabi bitewe n'umutima uri kuyakoresha. Amafaranga yaba meza bitewe n'umutima mwiza ugiye gukora iki, ugiye gukora ibyo bintu. Niyo mpamvu Yesu yavuze muri Matayo 12:33 ngo nimwite igiti kibi
n'imbuto zacyo muzite mbi. 34 ngo kuko ibyo ngo mwabana b'inshira mwabana b'inzoka mwe ni gute mwaba muri babi mu mitima yanyu hanyuma mukavuga ibyiza. Matayo 12:34 niho ngeze. Ngo kuko ibyuzuye umutima nibyo akanwa katura. 35 ndahageze. Matayo 12:35 ngo rero kuko umuntu mwiza mu butunzi bwa bwiza bwo mu mutima we avuga ibyiza agatanga ibyiza, niba nasohoye ifaranga atanga amafaranga atariho umuvumo atariyo yanyaze yagiye kwesoroka. N'umuntu mubi no butunzi bwa mutima we mubi iyo asohoye amafaranga ayasohora ari agiye kuguhitana, ari uburoza guhaye. Ngo kuko amagambo yose y'imfabusa 3:6 niho ngeze. Ngo tuzayabazwa ku munsi w'amateka 3:7. Matayo 12:37 ngo amagambo yacu nazadutsindishiriza. Matayo 12:33 nafika ku 37. Matayo 12:33 turamanutse ngeze kuri 37. Rero ngo amagambo yacu nazadutsindishiriza kandi nayo azadutsindisha. Ngo Imana izashingira ku byo wavuze niba usanabyo. Ngo rero umuntu mubi mu mutima we ntukamutera inkunga wagize amahirwe mabuka akagutakira ariko afite ibibazo. Kuba ashaka kugutakira ari gushaka gutwara mu bapfumu, ashaka guhotora abantu. Bari magambo uteye inkunga igiti kibi kuko gifite imbuto mbi nizo uvomereye. Ubwo amafaranga si mabi ahubwo hari Imana kurakarira kuko wavomereye imbuto mbi niyo haye kwera. Bari magambo amafaranga agaragaza umuntu wari we neza. Yes, kuko umuntu ugukunda kumusaba serivisi ibi ntago bikuvuna kuyimuha. Impamvu rimwe na rimwe bituvuna nuko nta mubano mwiza uba uhari cyangwa urukundo ntiruba ruhari, haba ari urw'uburyarya. Mu gihe umbwiye ngo Didier ndashonje haba ntakwifuriza kurara inzara, mfite uburyo kubera iki ntagira icyo mara ko ari amahirwe Imana impaye yo gukorera umugisha. Kuko iyo ubabariye umuntu ufite icyo akennye hari icyo murushije ubugurije Imana. Imigani 19:17 haraho ngo ubabariye umukene ntibavuze umutindi, bavuze ufite icyo akennye. 19:17 yo ni Mezari 19:17. Imigani 19:14 haraho ngo ubabariye umukene ngo abagurije Uwiteka rero ubuhindutse manilenda ubugurije Imana. Kandi yo kuko ihemba neza itambo igohereza na Boris kuko wayigurije mu gihe gikwiriye nayo yakwitura mu gihe gikwiriye. 19:17 Proverbs 19:17 he who is kind to the needy, to the poor, lends to the Lord, you become money lender to God. And he will reward you for that work you have done. Ngizakwitura icyo gikorwa cyiza. Rero nabwiye abantu ngo njye ndi mu bamanirenda njye nguriza Imana cyo ko ngurije abantu baranyambura inshuro nyinshi, ariko Imana yo ntinyambura. Byaruta nkaguheza kuko nzi ko ntacyo uri bunyishure nkakoraho umugisha ngweze ibyo nshoboye hamba ngurije Imana. Ariko mu gihe umbwiye ngo Didier nguriza amafaranga nzakwishura nkakugura nzi yuko uzanyishura hanyuma ntuyanyishure ubunyazi nagurije umuntu aranyambura, ariko kuguriza Imana yo ntiyambura. Rero ni byiza kuguriza Imana kuko yo ihemba neza ntiyo. Niba nagurije umuntu akakwambura, niba ushaka kugira ngo Imana imyishuze neza muharire murekere numubare nkaho mubure ngo nkubohotseho ndakubabariye ubu mukoze nabi mushize amakara kumuro ku mutwe itangira kumwishuza. Iyi ibona yuko atari bwishure ikiko ritangira kumunyaga umuteje inyatsi imunyaga we inyuze ubutabaza hanika kugarura bya bindi yakoze iki yakunyaze. Ako gakoryo narakamenye bituma Didier nta gutwara muri polisi wanyaze mitango ahubwo ndakubabariye kuko ujya gutuma Imana kunyaga nige kuyagarura ihitinyuze ubutabaza handi we kagusiranyiriza iyo. Hari abanyita umurozi muri ubwo buryo kubera iki kubabarira biguhindura umurozi. Umuntu kwita umurozi uzica bisobanura abari kukubwira ngo narakuroze ndananirwa cyo ufite umupfumu urutu ubona akoresheje. Umuntu wakuroza akananirwa ni uzakwita umurozi mu gihe utaroga. Reka ngasubiremo, uwakuroze akabona ibirozi ntibigufata akabona ntibigufata. Impamvu akwita umurozi ni uko yakubonyemo imbaraga zinaniza amarozi yagerageje yarakunaniwe. Rero ari kugushaka impamvu yatuma ucogora
nujya mu gahinda mu maganya no gutukana umuhaye inzira n'ibyo yohereza ihembe abona aho rifata. Rero niba ushaka gutsinda neza umwanzi rwana. Imigani 4:23 Imigani 4:23 haravuga ngo rinda umutima wawe. Proverbe 4:23 Proverbs 4:23 Above all else guard your heart, for in your heart are the issues of life, is the wellspring of life. Ngo mubiruta byose rinda umutima wawe kuruta umutwe wawe wambika kasike, ariko umutima kuwambika kasike ni ijambo riho. Ijambo ryawe naribikiye mu mutima wanjye, si mu mutwe. Mu mutwe waribikamo, ariko Satani akata ku mutima. Ribika mu mutima kugira ngo utayishumuraho. Dawidi nuko yambise kasike ijambo ry'Imana. Yarihinduye kasike irinda umutima we. Haleluya. Ngo siko avuze ati Imigani 4:23 ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose. Mani magambo, abantu barinda iki? Barinda imibiri yabo, barinda imitwe y'abamotari, barinda imitwe yabo. Niyo mpamvu bambara amakasike. Ariko biratongo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ari iby'ubugingo biri. Na Kristo ashaka kugira umwanya mu mutima, si mu mutwe. Haleluya. Amina. None Dawidi rero kugira ngo urinde umutima. Haleluya. Ijambo nasanze rikwiye kugira umwanya mu mutima. Zaburi 19:11 Ijambo ryawe naribikiye mu mutima wanjye kugira ngo ntagucumura. Ubwo gucumura kuva mu bitanye cyangwa kuva mu mutima. Psalm 19:11 Psalms 119:11 Your word is hid in my heart, no longer in the head, in heart, so that I might not sin against you. It means to sin against God, you need the word just in the head, not in the heart. But once the word of God is transferred from the head to the heart, you will hardly sin. You will not easily sin, because sin starts with the heart. Umutima iyo umaze kwakira ibitekerezo bipfuye ushira mu bikorwa. Niyo mpamvu Imana yashatse gukuramo inda y'icyaha kugira ngo Kayini atica muri umunawe. Yarambwiye ngo Kayini, ko mbona icyaha kiri kudodora gikomaga ku rugi rw'umutima wawe, cyari mu bitekerezo. Nirwo rugi rw'umutima ni ibitekerezo. Kiri ariko bitekerezo buryo ni gute Imana ishima igitambo cya petit frere Abeli icyanjanze kucyakira. Uyu muntu upanga uburyo namuhotora nkamwisha ndi kubipanga, ari kubitekereza. Imana isanga umutima nturakira ibitekerezo bipfuye. Imana itayitagwa ngo ivuga na Kayini. Kayini ntabwo bimasesha, ariko reka tuvugane ko muri umutima utishimye. Ntabwo bavuga ko ari ibitekerezo byawe bipfuye, ko ari umutima utishimye. Uburyo utishimye kwakira gahunda itari nziza, ibitari gutekereza ko atari byiza, ko Satani gukomera ku rugi rw'umutima wawe. Imana rero nguhaye grace, cyitwa ubuntu. Ahantu bubanza kugaragara neza ni mu gihe Imana avuganye na Kayini. Yarambwiye ngo icyaha kitugwa urugi rw'umutima wawe. Urugi rw'umutima ni ibitekerezo n'ubwonko, kuko rwo bwakira information. Ibyo ureba uratekereza, ibyo wumva uratekereza, ariko umutima wo ukwiye kubanza kugenzura, ukwiye kuwuhereza ibyo wabanje kwemeza mu bitekerezo byawe ukabiha umutima. Umutima rero ukatukoresha umubiri ugafata umwanzuro. Niyo mpamvu unashobora gutaya kuguhereza ikintu umutima ukumva biranze, kata yisubira kubera iki yabitekereje ariko atarabivuga, yabaye umunyabwenge, umutima wisubiyeho. Ariko iyo Imana bari ko yaribishije rero yaribizanye ukaryanga, isigara bikwishuza ngo wari wahize umurimo wo kugira icyo umuntu umukorera cyo utabikoze, gasigara bikwishuza. Hari umuntu yigeze kuvugambira kungurira inka di, noneho abivaho afite ubushobozi, asa nk'ubinegirije. Mu minsi yashize akora iki? Aranga ngo Didier, inka ntekereza yuko akanyana bakona ku mitwaro 30. Ndumva hari ukuntu bikwiye kugenda. Rero nabihize ntacyo nkubwiye, ariko reka mbikubwire iri kubinyishuza. Ntafite ubushobozi ubu bwo kugura inka ya miliyoni nibura ifatika n'ikimasa. Ubu ngubu ndi kubyishuzwa, kandi bugenda nifite ubushobozi nanze nabiteje umutima wanjye nkwiye kubikora, ariko ndabyirengagiza. None ubu ngubu Imana iri kubinyishuza nkaho nari nabikubwiye. Rero ubu ngo nyikubikubwira ndumirwa. Ibaze kugira ngo Imana yishuze umuntu ikintu yagambira mu mutima. Yaratekereje agihaye umutima yanga kugikora. Yabaye nk'uko yaminda y'Imana mu bibyemo. Yahise mu minsi yashize uku kwezi kuri gutangira ibintu bimeze ukundi kuntu, ahita yohereza imitwaro 30. Aramira ngo ayanga nabaze mbona havamo akanyana ngo unsengere Imana imbohore. Ndavuga nira kubowe kuko nari wigeze umbwira ubimbye ari ukuri kukwishuza, ariko ntigeze nabimbwira biga mu mutima we afite uburyo. Ariko musanga ntabwo twanabanye na nabi. Ndavuga Imana ikora iki? Ariko imitwe 30 yamukuramo.
renti ibirakiri yarinze nubwo nariye igikomando ariko Land Road ntacyo ari mu ntwari ayo na rero bisore kuko ngo rero Imana nkura nk'icyacumi impereza Uwiteka mbese icyo nuko Uwiteka ubundi iyo ubanye nawe neza hari abantu yishuza batagize icyo bakubwira mu mutima ubundi iyo unejeje Imana nuko ibikora nkwereke icyanditswe kiragutungura so mu Mubwiriza 2 umurongo wa nyuma umurongo wa 26 Mhubiri sura 2 mstari wa nyuma wa 26 Mhubiri mezari Ecclesiastes chapitre 2 verset 26 haravuga ngo 2:26 de mstari wa mwisho kabiri murongo wa nyuma Ecclesiastes 2 verse 26 the last verse 26 Umubwiriza 2 murongo wa nyuma wa 26 haravuga ngo kuko unezeza Imana ngo niwe ubwenge atasabye umunezero no kumenya ngo hanyuma umunyabyaha ikamuhereza umuruho ngo asarure arunde aho nibyo guhereza unezeza iki bivuga ngo rero iyo unejeje Imana iguhereza ibyo abanyabyaha baruhiye kabiri umurongo uheruka wa nyuma Salomo arafite experience yanejeje Imana yihereza ibitambo itamusabye iyi rero none mwana wanjye sabe icyo ushaka uranyemeje ngo muhereza ubwenge ushobora tabire sikusabye biki ndaguhereza icyubahiro utasabye ubutunzi ntawe muzabunganya mu bami kuko iyo unejeje guhereza n'ubwenge bunezero n'ubutunzi abanyabyaha nzabakuramo amaturo bajya bakuzanira za bashaka kumva ubwenge bwawe Salomo ahita yandika avec experience aravuga ngo ndasanze ko iyo unejeje Imana iguha ibyo abanyabyaha baruhiye utabasabye yabonaga amaturo az'ibwami kwa Avisidoni kwa Bayezebeli ava kwa Farawo yari yararongoyeyo n'abagore bamuzanira amaturo bamufasha kubaka urusengero ntayashizemo baragera yubaka urusengero rw'Imana yahaye plan kuri Dawidi nyuma yo kubaka asigara yakira amaturo umwamikazi w'Isheba yikoreza zahabu n'ifeza aba muri Ethiopia aje kumva ubwenge bwasaba gusa n'amaturo arango uko bakumbwiye gace sanze uko urenze uko bakumbwiye iyo ni statement y'umwamikazi w'Isheba ariko arabaza asiga amaturo anamurirayo byose icyo kibazo ariko amaturo yarayariye kubera iki ay'abanyabyaha Imana yagiye yabafatisha akabakusanya bakagera guhereza Salomo wanejeje iki niyo mpamvu ibyo yanditse yabyanditse nka principle ibigeragezo urabibona nawe nezeza Imana urebe ibyo utaruye bazajya babikuzanira ako kantu simbibiba Yesu nashima yinezeza urebe uburyo gutunga igutungishe n'ibikona bikunda inyama haleluya Eliya yagize ishaka ry'Imana ngo Mana ndabona uburyo bakumenyereye cyane Bayali yagize imbaraga muri Isiraheli none ni ukubara yuko uri kubahereza imvura kandi batakwiriye kuyibona agiye kugenzura asanga mu gitabo cy'ingoma za 2:7-13-14 hari amagambo Salomo yanditse ayasanze asanga ngo nindamuka nkinze ijuru Deuxième Chronique 7:13-14 Second Chronicles 7:13 and 14 ingoma za 2:7-13-14 haraho ngo nindamuka nkinze ijuru ko Uwiteka avuga rero bibwira Salomo ari muri ya ngoro nindamuka nkinze ijuru ngo ritagusha imvura cyangwa nkohereza inzige Deuxième Chronique chapitre 7 verset 13-14 Second Chronicles 7:13 and 14 ingoma za 2 igice cya 7 umurongo wa 13 na 14 imiza gusaba kugira ngo bino bintu byumvikane haleluya Imana ibe amagambo tugira ngo haranditse Eliya yaragiye ntiyabwira Imana ngo ayigore yasomye cyane twasanga ni principe Imana yivugiye ubundi ishaka gufata Imana ifatira mu byo yivugiye ariko banze ukora ibyigusaba reka ngasubiremo niba ushaka gufatisha neza Imana hagarara uyitegere mu byo yavuze ariko uhagarare nk'uko igushaka aka kantu wakavumbuye neza aranyemeza n'uwitwa Hezekiya yatumye muhereza imyaka kandi itari yayipanze kuyimuha yahibwiye ngo ibuka ko nagenda imbere n'umutima utunganye nakora ibishimwe imbere yawe Imana isanga nibyo yamusabaga yarabikoze none rero Mana nubwo nta gahunda ngiye gukora nta bishaka ngiye gukora nagenda imbere n'umutima utunganye kandi mu by'ukuri nkora ibishimwe imbere yawe Imana yasanga babanye neza ibyo uvuze nibyo uburyo ukora nibyo haleluya
none bigeze bite ndarira ndacyashaka kubaho da Yesu arambwiye ngo ntegure iby'inzu none ntashaka gupfa kano kanya ibuka ko hari uburyo twari tubanye neza ntago niye nkora ibintu ushaka gushimwa n'abaro bizi nakora gushima imbere ya marabyo ngingo zirumvikana ibyo leta Yesu asubirayo hari uwanejeje amaye ingingo nivugiye ibyo namusabye yarabikoze ndumva ashize mu ideni nta mpamvu yo kubona yuko atinda muri iyi sinagashatse kumutwara cyane ariko aracyashaka kubaho nta bishyashya agiye kunkorera reka mungeze 15 mubwira yuko ntamukiza n'iki gihugu siko kongezwa 15 Yesaya 38 uri ku murongo wa 2 kuza ku 5 usanga Hezekiya ntago yigirije umunsi wose Yesaya ataragera iyagana yumvira mubwira ngo nisubiyeho gute umugabo yaranyemeje azanye ingingo zumvikana mubwe ko ndimo arasekuruza Dawidi yageze ikirenge muke yakoze ibishima imbere yanjye kandi ari uburyo twagendanye numvisha ingingo nta mpamvu kutamwongera 15 mubwe ko nimukiza n'iki gihugu umwami wa Ashuri nije atasajya arabyongezwa inajeje iki Imana igwa n'ibyo utayisabye amen haleluya turi gufashwa mwa Imana ishaka yuko uhinduka niko ngiye amen bikorere nk'uko bishaka ureke kuyishuza ibintu kandi udahagaze nk'uko gushaka niko ngiye haje mwita Yusufu ko yanejeje Imana kubera cyo mwana utagera ikirenge muke izere ryo muntu uyu Yusufu atakuwa mutajiri hata kwa mtu wa kusaka ni mchungaji lakini Mungu anamuhitaji mukazi ya Mungu akwewa kusupport Mungu akwewa kubatera nkunga mujya tarabisha mu mutima yuko azagira icyamara mu nzu y'Imana nabizajye murindagiza kuko ubutuzira bari bwo kurya babushe mu bakoje mu bindi niko biteka mbyi ntago izagushereza umutwaro uwo mubyeyi wawe yamushizeho cyagura cyuma ntabwo nabishaka yewe nta nibyo nashaka ibyo kumwikoreza iby'Imana kuko uyu ntago umutwaro ari wowe ariko mbonye Imana imushiraho umutwaro imuhereza inkoni ngiye kwitega inkoni mbona ntago ari yo gushumba ahubwo ni yo gushigikira mu buryo bwa finance inkoni y'ubutware no gutanga impuguro mu bya counseling ukazajya uhugura abapasteri ntabwo uratangira kubikora uyakwe kuzahugura abapasteri ariko atari pasteur ubwo nuko uzajya nka bishop bahugura nyine ushumba abashumba ariko utari mu rusengero ahubwo hantu ukazajya batera na byakira ngo tukeneye ikibazo dufite crise boss turabona hari tubona hari ibintu abantu bakeneye za capital ahubwo mwakire makeya mutangire hari nuko Imana nyeretse guho nta kimaze abikubwira ibyo bintu nta makuru ufiteho ndabizi kubatera ni kuva kera afite amakuru rero uzi urarafite n'Imana kindi igushaka ngo umere nka Yusufu nyine kuko Yusufu muri Bibiliya ntabwo yigeze ayobora urusengero ariko ayoboye igihugu cya Misiri kandi cyobohara yubaha Imana muri gereza hageze agaragaza ubutware mbonye n'ingu nawe afite inkoni y'ubutware ku mbonansi yo gushumba ahubwo niyo no gutera inkunga no gusapotinga no mu bwenge amafuta ya upako ya Yusufu bimuriho Mungu yakwe kugute natagushigikira azabikubitirwa akwe guhabwa amafaranga akagushigikira ntuzabona umubyeyi wanjye ngo bimeze neza nubyo bitameze neza yashiramo umuhereze inkunga haleluya mama wanjye rije mugurira igitenga ari hakurya nkakimwoheza nejo buri wese kukidodesha naco kizamugira ari umuntu wari waje no agiye kuzagina warika igitenge mama wanjye nkimugurire nakidodesha biragenda neza none niba nguri igitenge nkadodesha umubyeyi wanjye numva sumugisha mba nkore rero icyo mubwira nawe wabikora Yusufu ntuzarinde ko umugisha uturuka hanze gusa nutabikoreza gihunyuza abandi ikoreshe nk'abadidiye baza gutanga umugisha bakwiye wirinda yuko mwibira haleluya nk'ibibanga haleluya Kristo Yesu nashimwe ngaruka kuri ya ngoma ya za kabiri karindwi 13 avuze ngo nindamuka nkinzi ijuru aya magambo niyo Eliya yahagazemo Deuxième Chronique 7:13 Deuxième Chronique 7 wari wahanditse uko ushafandika wala Deuxième Chronique 7:13 jusqu'à 14 haravuga ngo nindamuka nkinzi ijuru ngo litagusha iki imvura cyangwa nkohereza inzige ngo zone igihugu cyangwa nkohereza iki mugiga ngo yica abantu ikigendererwa kiri ku murongo wa 14 ngo nzaba nshaka ko abantu banje bitiriwe izina ryanjye gusa ntabwo nshaka bataranyitiriwe abantu banje bitiriwe izina ryanjye niho nohereza guhagarika imvura nkohereza inzige ibyo byose bashaka kugucisha bugufi ibireka abapagani irabareka bagagobwa neza China ubona hari intambara ziriyo urabona badatera imbere ubona ubuhinde ari intambara ziriyo urabona badatera imbere no se bakiye kumana bwemera so bukristo saba pagani ko cyo batera imbere ntago bari yariyo dosi
iyo uri uw'Imana ikwiye kugukenesha kugira ngo ikubone, kugira ngo niguhereze ubutunzi uyubahire no mu butunzi yaguhaye. Imana iragukenesha uri kumwe nayo ngo niguhereze ubutunzi uzayubahire mu butunzi yaguhaye. Ibi bintu bikorwa ku bayubashye no mu bantu Imana yemera nk'abayo. Nitagukenesha uzasuzugura abakene, rero igukenesha cyangwa ngo niguhereze ubutunzi uzubahe nabo ugize cyurusha, igutegekera muri ubwo butunzi usigara yubahisha mu izina rya Yesu. Haleluya. Icyo gituma abakozi b'Imana bamwe bakena, ariko bamwe bakagira ngo n'abadayimoni batwerera amadayimoni. Ni Imana ibakenesha. Ubwo nishi isoko Satani bareke kumuhereza amakuru ngo niwe ubikora. Satani agutesha gutubanye neza n'Imana. Iyo ubanye neza n'Imana ntigukenesha, ikwereka uburyo uzakira ukita ku bandi. Amagambo naje nyabwira hano ari nuko nanyine mu ngoma za kabiri hano 7:14 havuga impamvu yohereza inzige, yohereza mugiga ibasha gufunga imvura ngo itagwa. Ubona kugira ngo abantu bayo bitiriwe izina ryayo, ntabwo ivuza batarabayo, ivuza abayo ngo nibicisha bugufi. Ngo ntibagica bugufi, bagize ubwibone, bahagiye mu bisubizo. Nibicisha bugufi, icyaka bagashaka mu maso hayo, bamenyere gushaka mu kuboko kw'Imana ariko ntibagishaka mu maso, nta busabana bifitanye n'Imana. Ngo nibicisha bugufi, kondisiyo ya mbere iri kubasaba bagashaka mu maso hayo. Turi cya kabiri, nje nzumva ndi mu ijuru. Mbere yuko mbakiza igisho cyabo bakwiye no kureka n'ingeso zabo mbi. N'ibiro bitatu, nibashaka mu maso hanjye bagaca bugufi bakareka ingeso zabo mbi, Uwiteka nzumva ndi mu ijuru. Nta pasiteri ubakarambitseho ukuboko, nta bitambo bikomeye mbasabye, Uwiteka nzumva ndi mu ijuru. Mbabare igicumuro cyabo nuko mbakiriza igihugu. Bakize igihugu cye kibazo umugiga, icyo kibazo inzara, icyo kibazo imvura itakiri kugwa. Kubera iki bari kuzira iki? Nuko utubaha Imana, nuko udaca bugufi, udashaka amaso y'Imana no ko muzima bw'ibya barayimuye Imana. None Imana ikwiye gukoresha ikintu gituma bayigarukira, ikuraho umutima wari wishingikirijeho. Niyo mpamvu nubona ibyaha bigutunga banza urebe uko uhagaze. Mbanye nayo neza. Yes. Niba mbanye nayo neza ko kibiremeye ko bingeraho, kubamo imbuto yitwa ihanganira kugerageza kugeza icyo kweberwa, kuko n'abayikunda yemera yuko bageragezwa. Nayo mu byamugezeho iri kumwirata mwishimye yego, ariko iyo ubyitwemo neza igureza promotion kubira kabiri ibyo wari ufite. Ntabwo hari ibyago bikugeraho ntacyo upfa n'Imana, ahubwo kwishimiye ikabwira Satani kangwereka yuko umuntu mwemera, kemera yuko hari akakunyuraho kangoshishishana. Uko kumenya mbere kugushishana ubanye nayo utimana. Kuko igihe cya mbere nigeze mbabwira ibihe bitatu mu Kristo wese anyuramo. Igihe cya mbere Imana yemera yuko kinyuramo kuko ari cyo upfa neza akayikwigarukira. Byo mu Bacamanza kitabo cya Wamuzi cyo cya 6 n'ice cya 7 ibyo bicukore bibiri. Cyo cya 6 n'icya 7 agaragaza ngo Abisiraheli bakora ibyangwa no Uwiteka. Maze Uwiteka abahana amaboko y'Abamidiyani imyaka ingahe 7. Bamara guhinga bakwezi bari kohereza abakarodayo n'abamira muze musarura ibyo mutahinze rije bahaye kubanyaga. Uwiteka agahereza akazabarozi bakakuroga bigafata. Batera gusengera ko ngo wowe wimusengera ndi gushaka ngo mwereke yuko yamvuyeho hari icyo turi gupfa bureka abarozi mbanze bahakaze. Uwiteka ahereza Abamidiyani kunyaga. None wewe mbere yo kurwana n'abarozi banza urwane n'ibitorozi bakubona ni ari cyo pfa nayo yuzuze nayo gira amahoro. Ibyiza bikuzeho Imana bahaye akazi abarozi baze basarura ibyo batabibyo ubanza urebe bose makode gusora ibyo batabibye turapfica ubundi yuzuze nanjye gira amahoro. Nicyo kibazo kiri mu pati ya mbere. Iyo niyo pati ya mbere igaragara ngo umuntu wakijijwe Imana yemera nk'intore. Iyo yemeye uko ibyaha bigusura banza urebe niba ubanye nayo tusha ko ari ibyo upfa nayo, niba ntacyo upfa nayo iri kugutegura kuzigisha abandi kwihangana. Niba ntacyo upfa nayo iri kukwigisha iri kukongera imbaraga zituma uzakomeza abandi. Kwa kimasha gutinza digiye kubaka urugo kandi mbasha kuba responsable mu rugo. Jogo banza wigisha abandi kwihangana mu busore bwabo. Mbese byose igishira impamvu ifitemo inyungu imugibona yuko wabigitambo cy'abandi ukigisha abandi. Iragupakira ikakwambura ibyishimo byawe ukagusha n'ibyayo. Noneho babura uburyo bishimiye iby'Imana kuko si umuntu gute yishira kandi nta byo kurya akandi kikaba gasigara ari mu mavuta. None nuko nguko ibyibyemera. Haleluya. Ibyo byose bituma ihabwa iki icyubahiro. None wandi uri mu maganya akahita ngo Mana mbabara kudashima ndabona ngewe nariri inyama ariko mfite agahinda karuta kiki. Kristo Yesu nashimye. Mumvisha igihe cya mbere kuntu kimeze cy'umukristo abasha kunyuramo.
ari icyapfa n'Imana ishaka kugira ngo ibukugarukire. Ukabona abapagani ibyo iri kukuba ngo iva mu bigirwamana, reka kujya mu bapfumu, reka kwirwanirira, ugasanga abantu bari kwirwanira muri business bari gutera imbere. Ukibaza impamvu wewe utari gutera imbere uri kwirwara wo kugarutaho guhomba. Mana kubwira se ko tumera nk'abisi kandi uri ubanje wa Isiraheli we natoranyije ko nako muri Egiputa bigirwamana kubera iki unyimura ukimika ibigirwamana by'Abamidiyani. Abamidiyani bari gutera imbere bano gusarura ibyabo bagasarura n'ibyo n'ibitari ibyabo ari Imana ibohereje. Bibigirwamana byo bakaguriza biri kubaheza kumva Imana batije ahubwo mugene musa n'ibyo Abisiraheli ndabona bayobotse ibigirwamana by'iwacu mugene mu basarure n'ibyo bahinze. Ndashaka bangarukire mbone kubasekura n'Abamidiyani zabakubitisha Gideyoni ari uko banje kwizo nanjye bamaze kwihana. Bamaze ko ari imyaka 7 Imana izagutsa Gideyoni kugira ngo kubagaza zinga nzagoza gutsinda Midiyani mutsinda umuntu umwe kandi Uwiteka niwe wabatanze wo kwa Midiyani. Ariko kuko wiriruje nayo yurura ukuboko kwawe kakwerekeza kuri baba nibakurwanyaga aborozi nibatehanika basekura kabica umwani bagamba ariko yabahaye akazi kubera iki hari turi uri gupfa nayo banza bizuze nayo. Icyo cyo bita igihe cya mbere ni Elifazi yavangiweho Yobu. Arebye Yobu umugabo wari umukiranutsi ko abuze urubyara abana 10 abahungu 7 abakobwa 3 ubutunzi buragiye gutya. Elifazi aravuga ntabwo Imana yakora ikosa zeko ari kumukiranutsi wayo nka Yobu ashaka ko hari ibyaha yakoze mu ibanga ritapfa n'Imana. Elifazi ahitahanura mu kuvangirwa neza ariko avangirwa azi yuko yaba ari mu gihe cya mbere kumenya bari mu gihe cya kabiri. Amushira mu gihe cya mbere cy'abazira ibyaha basabwa kwiyuzuza nabo bakagira amahoro. Elifazi ahitahanurira Yobu mu gice cya 22 cya Yobu umurongo wa 21. Yobu yahanuriwe na Elifazi arambwira ngo Yobu nakugenzuye uri inshuti yanjye sinakukubwiza ukuri. Ibi biri kukugeraho bishoboka kuba hari ibyaha wakoze hari icyo upfa nayo. Imana nyizi yuko itakaye kumucyarusi wayababara. Rero Yobu ngewe ngenzuye nka Elifazi ntago ndasoma mu mateka umuntu Imana ibabaza imwemera nkuko twakwemeraga. Ntago yabikwirata ngo emere yuko ubabara. Ntago bakubara yuko upfusha abana 10 cyarimwe upfusha abagana n'abagara kugira ubwo bukene umeze gutyo. Kandi uyu nguri kubihanura yavangiwe ari kuvugira muri opposite. Imana yishimiye Yobu iramwirase imutanze ko ngo ahinuke igitambo cyigisha twebwe abiki gihe kuba warapfaka yuri umugabo turugo suko wakoze ibyaha ishobora gusaka ngo reka uzigisha abandi gukomera mu bupfakara noneho ikate kubatira urundi rugo ruzakomera neseka ko hata sibyumvikana rata pasta noneho Imana imaze kubwira Elifazi ahanura mu gice cya 22 aravuga ngo Yobu uyuzuze nayo hari tupfa nayo nukugira amahoro nibwo ibyiza byakuvuyeho bizakuzaho. Elifazi aca bugufi Yobu urukundo ngufite n'imbabazi ngufitiye shinge kuntu utigeze ututerana mu gihe twadyaducanze baje gutugaburira. Ndakwinginze shamategeko y'Imana she mu mutima wawe nibwo ifezi izagira. Ibyo Elifazi yahanuye kwari ukuri ku muntu mu gihe cya mbere kigusaba kwihana gusa ukagira amahoro. Mbese yabibwira Abamidiyani Elifazi ntabwo ari kuba yavangiwe. Inako yababwira Abisiraheli bo mu bacamaze igice cya 6 basabaga kwizuza nayo harimo Uwiteka akoresha Gideyoni akabakiza amaboko y'Abamidiyani. Ariko yaragiye avangirwa ku muntu utafite icyapfa n'Imana ahubwo Imana yishimiye kugira ngo yigishe ba Elifazi. Nyuma arangije Yobu aravuga ngo Elifazi nari nacece tereka ngo usubize. Igice cya 23 igice cya 22 Yobu umurongo wa 21 ni Elifazi yo kuhanura rondora Yobu ngo ushobora kuba ari ibyaha upfa n'Imana yizuza nayo igira amahoro rimwe byiza bizakuzaho. Igice cya 23 umurongo wa 12 Yobu yari masubize Elifazi ngo wamvangiweho nigenzo yo ndumva ntacyo upfa n'Imana guha uburyo mpanye n'Imana wana wanjye nawitayo narinze umutima wanjye ko tubindi byose birindwa. Rero ndumva ntacyo mpfa nayo njye nzi ijambo ryanditswe. Ikindi byo Dawidi yanditse muri Zaburi 19 ngo ashobora ngo nabikije mu by'utaka umutima wanjye ngo ncumuraho. Amagambo Yobu yayatanze Dawidi. Yobu niyo yabanje guhereza agaciro. Yobu 23:12 umva ko havuga iyi Imana abimbira ikumbira ngo mfite ubutunzi buti feza n'izahabu buti byo yaratunze mu mubiri ndaburana ngo gute nemo nkore 6,000 nigisha wa mama witwa Rose mushicyoza mpende 6,000 bwira Imana ngo ndarambiwe ndabona ubukire meze gutya irambira ngo ntukongere kwitotomba kuko nagushize mu gutunzi uruti feza n'izahabu Yobu yarafite mu mubiri
ntose ubutunzi ngo ijambo nakubitsemo n'ubutunzi ruti feza n'izahabu nibwo Imana yasemeje cyane tukingumamo Imana avuganye nanjye iri kunyihanisha nta wundi unyatuje yivuga nanjye direct amira ngo nagushizemo ubutunzi ruti feza n'izahabu Yobu yaratunze mu mubiri kuva icyo gihe nese mumenye ko ndi umukire kubona ari igikomando ufite ubutunzi ruti feza n'izahabu ibyemera ariko kabanzi yuko mfite ubutunzi ruti feza n'izahabu isikeneye Imana ihamya mu gice cya 3:12 Yobu avuga amagambo ya Imana yise mbwira ngo nihane inyihanisha ndi kuburana 2019 bitameze nabi ndi mu nzu imitwaro 10 ubu ndi mu nzu yikubye kabiri hafi n'igice ariko icyo gihe naranakoraga ubu nta kazi rero mu bihariro nje nkubona inyereka yuko ari ibigena atari imbaraga zanjye muri icyo gihe umuntu ajya kujyana muri Amerika ari ngiye uramiye urugo bitoroshye agenda afasha kwishura renti ubu ngubu ni nge bireba nta kibazo kandi meze neza ndashima Uwiteka si bivuga kubira turi kubera uburyo Imana ikora 2019 ndipfuka mbwira Imana afite agahinda ivuganye nanjye ibyo Yobu yavuze ari gusubiza rifazi Yobu 23:12 ni amagambo Yobu yasubije rifazi ngo wamvangiweho Yobu aravuga ngo sinasubiye inyuma wimbwira ngo kugarukira Imana ngo yuzuze nayo sinasubiye inyuma niko Yobu yarimo asubiza rifazi mu gice cya 23:12 Yobu ngo mva mu by'Imana yategetse ngo ndetse n'amagambo mu kanwa kayo yambere ubutunzi bundutira inyama imiceri amafiriti byo kurya bingwiri Elifazi abahawe bombi ikomeye cyane Yobu ahamya gukiranuka ko ngo ngewe ntacyo mpfa nayo ahubwo sinzi ibyo ndi kuzira iyi kosi sindayiga ni shyashya nari nzi yuko haleluya Yobu ngo ibyo natinyaga byangezeho ibyo natinyaga byakoze iki none ko bingeze n'igiko binari iby'abanyabyaha Yobu yabivuze mu gice cya 31 nibwo yaragiye kugendererwa uwamukosora witwa Elihu gusa wari umusore akosora abasaza ngo mwese nabonye nta byaha mwabonye ndi mwamurondoye neza hanyuma Elihu ahitaza nka representative yo gutegurira Uwiteka inzira ahita avuga Imana neza Yobu aratuza ntiyasubije Uwiteka nawe wongera avuga nyuma ya Elihu ariko Elihu yarajya avuga amagambo asa nk'ayo Uwiteka avuganye na Yobu Elihu yaje ari nka representa avuga Imana neza yereka yuko Yobu ntiwarusha Imana gukiranuka ibyo iri kugukora no kubabara kwawe ifite gukiranuka izi mpamvu ibikora ntago wavuga ngo irakurenganyije hari impamvu nubwo itari kubwira Imana irakiranuka niyitegeka byose yumva amukubise ingingo aho ngaho ubwo utahancinjije aho gukambira uburyo Imana ariyo ikora uko ishaka niyo koko aho ngaho ndatsiwe Yobu yahise atuza Imana yitimura ngo noneho kenyera vugane nawe Elihu yari nka representa Yohana wateguraga Kristo kuza Elihu byavuye kuki igice cya 31 nasomye igitabo cya Yobu cyose kiryoha kuki umuntu utazi Imana yayigira muri Yobu gusa igice cya 31 Yobu yavuze gukiranuka kwe Didier sindagera ikirenge mu cyuriya mugabo nubwo twahawe ubuntu naratinye uri mugabo yavuze igice cya 31 Yobu yavuze gukiranuka kwe abwira Elihu mbere yuko ugenzura undondoramo ibyaha reka maze nkubwire uko mpagaze n'uburyo narimbayeho narizi ko ibyaha byagenewe abakiranirwa ibyo natinyaga bingezeho iyi kosi sindayiga ni shyashya none rero niba hari umugore w'abandi rigeze nijira ko narifite ubushobozi umugore wanjye agasera ingano z'abandi icya kabiri niba narigeze niringira ubutunzi bwanjye izahabu n'ifeza nari mbifite ku bwinshi nkafata izo nk'ibigirwamana Imana ntibimpore yaratunze ariko ubutunzi ntibwamutegetse asiga butegeka ntiyigire bufata nk'igirwamana arondora ubuzima bw'uko abanye n'Imana cyo 31 Yobu yarimo avuga gukiranuka kwe avuga uburyo abanye n'Imana avuga n'uburyo yabaye mu bantu avuga ngo yabaye siponsa akiri umusore nta mupfakazi wigeze abura imyambaro intama n'ibiti ababyeyi bamwe baragiye abasiponsa w'abana babo abasiponsa abapfakazi atarigiye kubatunga avuga yuko mu mago yarafite amaroji menshi abashitsi n'abimukira batafite uburyo bwo gucumbika akabareza icumbi ry'ubuntu byose mu 31 batarasoma igitabo cya Yobu igice cya 31 cyose Yobu yarimo avuga ukuntu akiranuka ndagenzura nsanga Yobu gukiranuka ko kwarenze igipimo cy'abantu yerekwe guhabwa PhD ndetse bani muvuga yuko gukiranuka ko kwabashaka kumukiza nkawe muri Ezekiel 14 murongo wa 14 havuga abagabo batatu bagize gukiranuka guhagije kurenza igipimo cy'abantu
Imana ibavuga yuko ari batatu gusa. Yavuze uwa mbere Yobu, uwa kabiri Daniyeli, uwa gatatu Nowa. Imana ngo aba bagabo ko ari batatu nubwo kandi babaye mu bihe bitandukanye. Ngo nubwo baba bari mu isi rero basigaye bonyine, ngo gukiranuka kwabo ubwabo nabwo ari kubiteka kwabo kwabakiza, abandi bakarimbuka. Reba abantu Imana itangira ubuhamya ngo Nowa yarakiranutse amaso y'Imana mu gihe cye. Igice cya gatandatu haravuga ngo Nowa ngo niwe wagaragaye yuko kiranutse. Icyaka ni umurongo wa mbere yinjira mu mvuge ukanyukiranuka wenyine. Mani magambo mu gihe cye niwe wenyine nyine wagiye ahabwa PhD, niwe wagiye agira doktora mu gukiranuka. Imana ibona yuko urubyaro rwe rwamuprofitiyeho. Ezekiel 14:14 Imana imibwira Ezekiel ngo haramutse mu gihugu hasigaye abagabo batatu. Ivuga Nowa utakiriho, ivuga Daniyeli, ivuga na Yobu. Abantu bagira ngo Yobu ni mu mateka gusa ngo ntabwo yabaye. Imana imugarura mu idose mu buhanuzi bwa Ezekiel kuko yuko yabayeho. Noneho ngo abagabo ko ari batatu ngo babaye mu gihugu, gukiranuka kwabo ubwabo kwabakiza nkabo. Bari kukwereka ngo hari abantu bagira gukiranuka kwabo Imana ikabahereza credit. Ndabemeje aba bantu baracyari nuko Yobu yakiranutse ari we wenyine mu isi. Niyo mpamvu bari kumubwira Satani ngo babonye ko Yobu nta muntu ukiranuka nkawe mu isi yose. Nuko Yobu yashizwe ku munzani w'isi, habura n'umwe wahabwa amanota ye. Daniyeli nawe hari abandi bakeretse ba Shadraka, Meshaki na Abednego mu gihe cye, ariko rya kuresanga Shadraka, Meshaki na Abednego ntibajya ku rwego rwa Daniyeli. Daniyeli abaratopinze ahabwa grade distinction mu gukiranuka mu gihe cye kandi na Babiloni. Noneho ahantu hari ibigirwamana biruti by'ibiki gihe biri Roma n'ibihe muri Babiloni kwa Nebukadinezari, ahantu abapfumu n'abanyabwenge bari Daniyeli niwe yakiranukiye mu bapfumu. Wohererwa gukiranukira hano muri Namungona. Hari bakiranukiye mu barozi bo mu rwego rwo hejuru. Ndashaka kurebe ko niyo mpamvu nubona ibyakuraniye zabo mu Mana asaba ubuntu kuko hari abageze mu gukiranuka kwabo bagera ku rwego bahabwa ama credit batatu. Yobu rero yirezemo gukiranuka kwiwe yishaka n'ibyaha arabibura ibyo yatura. Jeta 31 cya Yobu yishatse n'ibyaha byatura, Elihu nawe abura ibyo mwatuza. Ahita wavuga rero njyewe ndavugira Imana gusa. Nubwo udafite ibyo watura ariko hari kosa nkubonyemo Yobu. Wibeshe yuko Imana wayirusha gukiranuka ko muzi ibyaha nanjye nkurondoramo shingiye ndumva ngewe ntakwiye kugucira urubanza. Ndumva ibintu uvuze ubundi icyo giceto cyo gukira ryo cyo 31 Elihu ateze amatwi yumva aba Elifazi bavuga, yumva abandi 31 Yobu aravuga rero aho nahereye icyo serikali sasa mbabwire gukiranuka kwanje ko mpagaze nuko nari mbanye nayo. Cyo 31 cya Yobu cyo tagera ku murongo amarabumanuka hasi arondora uburyo yabaye mu sponsor icyo cya Yobu, arondora uburyo yarabanye n'Imana, arondora yuko nta muntu yigeze ananirwa gucumbikira benshi abacenga amacumbi y'ubuntu banyuraho, avuga yuko mu butunzi bwe yaryaga inyama nta bandi ntabarisha ibishimba akabarisha inyama zo yariye nizo yagaburaga n'abagaragu be, ntacyo yigeze yikora ngo yanga abandi. Mbese avuga gukiranuka kwe. Kristo Yesu nashimwe. Amaze kubirondora Elihu yibuza ndahera mwatuza ko mbuze icyo natura, ko mbuze ko numva umutipa ndusha gukira ahubwo ntafite nawe namuhera. Elihu umwuka w'ubwenge bamuhanze rero nubwo ndi mutoya arabana arabasaza banje kuvuga ni muto ariko naje gusanga nsanga Uwiteka ari utanga ubwenge ngo kumenya Imana ngo nibwo bwenge ko Uwiteka nibwo bwenge kuva mu byari ko kujijuka. Amagambo ni ko Uwiteka abwiye umuntu. None Elihu ahita avuga ngo none ndasobanukiwe ubwenge ntibuva ku basaza. Nahizi yuko muri abasaza bufite ubwenge nari nacecetse numva abasaza babaza bavuga genda cyari umusore ariko ndumva mu busaza bwanyu mutabasha kubona mikosa. Kristo Yesu nashimwe. Noneho arebye abasaza bari kumushinja ibyaha batazi. Noneho Yobu akivuga yumva gukiranuka kwe atagara bose bavangiwe. Mani magambo Yobu yavuze uko ahagaze bara bose bahita Eliya atabona yuko bose bamuvangiwe. Eliya ngo njye sinye kuvangirwa nkabariye ubwo nahize ko abasaza n'abo bageze ko bafite ubwenge inararibonye ariko sanze ubwenge yabuhereza n'urubyiruko nkanje. Elihu yari umusore ngo nsanze ubwenge butanga nkuko ushaka. Reka noneho we Elihu atanga ngo ubwo ari Imana ibutanga umwuka w'isi wari utanga ubwenge. Elihu ahita avugira mu bwenge bw'Imana itanga, ahita yinja mu rusinga
ahita arondora yobu dore ikosa batakubonyemo njye ndi kukubonamo wibeshye wabonye yuko Uwiteka wamurusha gukiranuka yuko ari kukurenganya nta mugambi afite mu kukubabaza kwawe. Rero umugambi w'Imana ndabona ari ugushize ku munzani, none wowe rero urashaka kurogoya ubagize ngo muri make uri kurenganywa. Niwe ngo minshirwe ku minzani ireshya mpimirwe ku minzani yari masanga Imana irebe ko bajya kumuza bajye muri deba. Yari hamaze kuvuga Uwiteka itaho gukenyera kigabo no ngwiyereke urabona najyaga nkumva none ndakubonye kenyera kigabo tuvugane. Yobu Imana yaranje ko ngo ni uzahana ifatiro z'isi ziri foundation y'isi kuri mu kirere wabuzi inkingi ziramiye ntago mbizi. Wigeze utegeka amanywa beho ngijoro risimbura n'amanywa ntago nyine mbite mbona byakeye mbona bwije. None Imana mubajije ibibazo birenze ubwenge basanga bimucanze ngo Imana avuze mu kutamenya ariko ntagiye kukumenya none ko ntari muzi. Yobu 42 ari kurangiza ari kwihana ngo Mana shetani 42 umurongo wa mbere ngo nzi yuko ushobora byose nubwo gifite ibibembe ndabimenye neza, nzi yuko ushobora bingahe byose kandi nta kibasha kurogoya umugambi wawe. Nubwo wakabimenye se uri umugambi wanjye warugushe kuri uwo munza nta kindi dupfa ni umugambi wanjye rero uyabishuriwe. Imana itubwira rifazi genda uyature kandi Yobu ndamwemera kubaruta ngo ni ibyana muzizaga genda bari gusengera nibwo ndi bubabari kandi witwaze n'inka n'iki n'amaturo babugiye kwihana batanze amaturo n'Imana bamwe ngo mugere myane kwa Yobu. Elihu ni utarihanishijwe kuko yagiye nka represent avuga Imana neza nk'ukuri. Ubundi ntuzare umuntu ari kubabazwa witupfa kuvuga utarareba niba ari umugambi ari kumunyuza ahantu sinzi rihishurwa niba muri kuryumva. Kristo Yesu nashimwe. Rero igihe cya kabiri uzira gukiranuka kugira ngo uhabwe promotion. Iyo Mana imere ko bikugerageza kuko ikunda hari uburyo mubanye neza. Ishaka ngo uhinduke icyigisho mu bandi. Igihe cya gatatu Satani ashaka kuguteza ibibazo nta cyupfa n'Imana ariko Imana ishaka ikintu kimwe gusa. Ishaka ngo ukoreshe ubutware wahawe uhagarike impanuka rihari mu izina rya Yesu kandi rigukuriyeho ariko nihagarikwe turayihagaritse mu izina rya Yesu n'abaraga impanuka kuri wewe hariya kwitande ivemveni Imana ihagarike impanuka mbona yari ya moto none ngaberekera mu mujyi utaragera hari nabona ngiri hari mu bitara byaranakura byara round about mbona moto hari ukuntu warugize icyo ngicyo kuri iyo mpanuka rishaka ukuguru kw'ibumoso nabonaga kurya atari nabonaga umumotari wawe uri kuba nkariya Makerere ari gushaka kwinjira kwa kuri kurwanira muri jamu hari muri round about ibitara bitararekura kura motari basara agashaka kuhanyura no uguhesa ashaka kunyuraho undi aturukiriya ngo ja ibitara bidafata abakubitanye ni yawe ukuguru kwitwa kw'ibumoso uko ikurize ngusabiye gukira no kurirwa mu izina rya Yesu. Imana ibikureho ibi ni itegeko cya gatatu Satani apanga ibintu ataherewe uburenganzira ntiyagusabye ariko ashaka kugupangira tu akana. Iyo rero Satani apanze ibintu Imana itamuhereza Imana Satani atabanje kugusaba Imana nibwo ibihishura tukabipfobya bigakurwaho ariko Imana yashatse yuko iyo mpanuka igera ariko ishaka kukwigishirizamo turasenga wikuze Imana ikamugapara ninjye wayitegetse kugira ngo mubone yari yarananije yanaze kunyumvira umuvunu kuguru gutume aboneka mu byanjye uko kuguru gatesha gasengo Satani ko yari impanuka ariko se ramunoke kandi ari njye umushaka yari yarananira naramubuze iyi mpanuka nyine kugira ngo mbone. Rero iyo mpanuka nabihagarika ahubwo hagarika iyo Satani apanze Imana itemeye. Icyo gihe cya gatatu hari gihe rero ubigwamo Satani akagusekurirayo kandi nta kiri gupfa n'Imana akakubonera natanagusabye. Ibyo bihe bitatu mbivuzeho sinzi ko ndi buvugeho ariko igihe cya mbere mushe ko ari cyo kwihana icyo gisubizo. Igihe cya kabiri ni ukwihangana kugeza igihe cyo kwemera gukambara ikamba uba Elifazi bakazihana kuko bakuvuze nabi kandi mu bihe byo gucishwa bugufi utegurwa promotion abakuvuze nabi bazihana nabona yuko Yobu yahawe promotion ariko Yobu nawe mu gihe nyegayerwa kwiye guca bugufi atuka ko ari umugambi w'Imana wabushe kumuzana. Haleluya. Narimo mpanura nkuko nahawe ariko ni no gukomeza basigaye dukomere cyane kuko ingo ni projet y'Imana. Ikindi n'abagabo bakwiye kugira urukundo ruterwa rundi rwo gukunda ibintu bakwegoreza agaciro ingo zabo ko Satani
niba Imana ibwiye abagore Satani kabone ko ari ashaka kunya gusenya ingo bitewe no kutaganduka abagore baganuka ariko n'abagabo nabo bagira urukundo ariko uruhande rwa buri wese rwande rwe no kubana neza n'Imana. Shalom sinongere kitavuze Ntwayisani utaba 28 hafi n'igice ariko DJ Mpano nkuko nabwiwe Imana ibantera umugisha.